nje ntago njya ndwara igihe kinini reka ni nacyo abantu bibaza onje umubiri wanjye amaraso yanjye nta bintu sindanywa inzoga kuva navuka sindanywa itabi kuva navuka nta kintu rero cyatuma ntakira vuba nk'ibikomere nuko hano hari hakomeretse cyane kandi akaba ari mu nyamambi ariko ubundi ntago nko mu maso urabona ko byatangiye kugenda icyagorana n'urugingo rwanjye kuvunagurika ariko ubundi Justin munyihanganire gato ndaje mbahe show noneho ariko show nziza yes reka nongere mbasuze mbikaze mbifurize amahoro y'Imana muherereye hose ku isi n'ibiri mu gitondo nkwifurize igitondo kiza nimba nimugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza jewe ndihori nk'ibisanzwe iyi ni Zamuka TV ukuri Nyako TV Kiranuka TV ndetse na Mugisha TV Rwanda uyu munsi turi ku bitaro ku Muhima aho turi kumwe na Reverend Pasteur Justin aho yagiye kwivuza ariko hamwe n'Imana ashobora kuza kuvayo amahoro dore ko tugiye no kubana no mu kiganiro cya Mukaya tugiye kuba twicaranye turi kumwe ndagira ngo abantu bose hari abantu bari bafite impungenge ku manuka ya Justin hari abari bazi ko ari pranka abenshi bari bazi ko by'umwihariko Justin ashobora kuba yarabeshye inkuru ishobora kuba itarabaye Bwana Justin nongeye kukwakira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi dore ko wanagize n'ibyago mbonero n'umwanya wo kubwira ngo ihangane kandi ukomere yego murakoze cyane Justin amakuru ni meza n'ibikomere nyine nayimpanuka ariko mu kinyarwanda niko tuvuga twese Justin buzuye ibikomere umubiri wose abenshi bakunda kutagitika ko gusa abantu bakubonye barabizi neza ko umeze nabi uri ko washatse byibuza kwivuza urebye ndimo ndivuza kandi ashimira n'abantu bose ko bagiye badufasha no kuba turi guhumeka no kuba dufite ubuzima ntekereza ko ari abantu Imana yagiye ikoresha Justin tuzanye mu kanya mu modokari ariko dore ko n'imodoka tujemo nayo bwa mbere rero abanje gukora impanuka bitari bimeze neza nayo witwese kera wari yitwaye yari yanyuze ahantu nawe abanze gukora impanuka benshi baza gukritika ko ari bwa bantu ziguriya nibishaka bushaka kuba bwari bugiye gusohora nubwo bamwe atari ko tububona Justin kuba tuvuye kwa muganga mbere ko tuva kwa muganga ukabona na Ezekiel nawe yakoze impanuka ku bwawe wabyakira ute kubona ubwo yaraje kugutwara nawe yari yakoze impanuka n'imodokari ntekereza yuko rega buri impanuka zose ntago ari indogano ikindi impanuka zose umuntu abitekereza ariko ntago aba ari cyane Justin hari abantu bari buze kwifuza kumenya uburwayi ufite ndetse n'abari buze kwifuza wenda kuba bagutera inkunga mu byo kwivuza kukugurira imiti by'umwihariko kukugurira imbuto none aha Justin kwivuza bihagaze gute ese uri kwivuza 100% uri gukoresha mituweli bimeze bite minsi yashize nivuzaga 100% kuko indangamuntu yanjye yari ifite ikibazo cyari kimaze nk'umwaka n'igice hanyuma leta uko nk'ibiganiro tuba dukora nabyo n'umugisha ejo njya ku karere ka Kamonyi barabihindura biba ngombwa yuko umukuru w'umuryango w'amadamu ibyo cyonyine cyari gukunda hanyuma tujya twabona mituweli ntabwo twari twarabuze uburyo bwo kwishyura ahubwo twari twarabuze uburyo bwo kugira ngo indangamuntu zihuzwe bitewe na kumwe indangamuntu itakara n'ibiki bwa mbere byari byanze bitewe nuko bura uko mwakivuza ariko ubwo ndumva ubwo nyine hari atuvuye ni mituweli niyo mpamvu nahise njyayo ariko ndashimana ko amagufwa yanjye ari mazima igiteye ikibazo n'ikintera imisonga mu mubiri ni iki gisebe nagize ku kuboko nicyo cyabaye ikibazo ko no mu maso barabona ko ndi kugenda nkira kuko ku imiti nayikoresheje neza nari nakuye muri prive ariko mu maso harakira ubu ndi kuvugana neza no mu kanwa ndumva harimo hagenda hakira ko mbere sinavugaga neza igisigaye rero ni ku kuboko hangoye cyane
kuko ho bahita mu kinure nyine ubwo urumva ngo ariko naho hazakira yego kare hari umugabo umwe wambwiye ejo twari tumutakana ikiganiro arambwira ati najyanye ahantu na Justin no kurya akanyama biramunanira no kunywa agasosi biranga pe witwa Bishop Gerard dore ko muri la minsi yakufashije mu byo mwajyaga kujya bari ukwipimisha muri kujya kwa muganga ubu byibuza se bwo uri kubasha kurya Justin urumva nimba mu kanwa ndimo ndavuga neza birashaka ko nabyo biri bukunde kandi bitanakunda uyu munsi ejo bizakunda cyangwa ejo bundi ko burya uko iminsi igenda ivaho unywa imiti neza ikibazo wari ufite kigenda kigabanyuka rero kiri kuzamuka nibwo usubira kwa muganga Justin hari abantu bari buze kwifuza kugutera inkunga cyangwa kugufasha mu byo kwivuza kugira ngo bashe kuba warya dore ko naho uba by'umwihariko urakodesha kandi ubu nturi mu kazi muri iyi minsi ikindi cya kabiri nturi gukora madamu akeneye kurya umwana akeneye kurya umuntu ufite umutima wo gufasha cyangwa umuntu ufite uburyo yabigenza byibura Justin nk'umuvandimwe abashe kwivuza ashobore gukira bashobora kuza gukenera kuza kukuvugisha bashaka kubona kwihe nimero by'umwihariko nunayiduha iraza kuri screen zacu hasi ariko nihe nimero umuntu yifuza kugufashaho yanyuraho nihe nimero umuntu yifuza kukuvugisha byibuza kubwira na Paul yanyuraho yego ni 0782 2 137 yiwana nyandikira kuri WhatsApp kandi byagenda neza cyane no kunsengera no kumpa inama hari n'abavuga utese Justin kurwara ukaza no kuri kamera mbibutse ko ndwaye ibikomere ariko umutima ni muzima ikindi nari maze igihe umugongo ndya kugura ukundya ariko nuko nari nakugushije nka kugenza muri kaburimbo ariko nanone kandi hori kambwira abantu nge nta famiye ngira yego famiye nyigiraho hanga ku isi ibyo amafamiye sinshaka kubyinjiramo ariko mama wanjye yapfuye ndi mutoya yego ikindi papa nawe arahari ari mu busaza nyine umva ninjye mfura ye ari mu zabukuru ubwo rero ngirirwa umugisha njye mba kuri YouTube mpakura imiryango igiye igize ute itandukanye papa yatubyaye turi batatu njye mu nda ya mama navuyemo ndi umwe kundi mubyeyi yashatse ari nawe mfite uyu munsi wa none abyara babiri uri kumva rero kandi bose ubwo navuga ngo ninjye mukiri urimo niwe mukiri urimo ninjye mukiri afite na mushiki wanjye bizaza ariko nabone ninjye mukiri yego uri kumva rero nta kindi kintu nshobora kubeshyamwe abantu iyo turi hano hari igihe ubuzima bwemera ejo bukaba buri down umunsi rero ubuzima nimba nta buryo mfite ariko kandi ndashimira abantu baranakoze muri iki gihe kuko ibyo byose kubikusanya kubona essence y'imodoka kubona uko nyikodesha kuyamve mu rugo njye kuri polisi njye kwa muganga njye hehe uri kumva byose zari imbaraga z'abantu Imana ibaho umugisha ndabashimira ni process ndende yego ni noneho wari zero rero Imana ibaho umugisha yego ntago nabura kubashimira pe yaba hari n'abantu bagiye bantungura nk'abarwema yego Rwema yanyohereje amafaranga Jennifer anyohereza amafaranga Jennifer umwe kwa Dorimbogo waserere na Dorimbogo yawe Imana imumugisha Gasaro anyohereza amafaranga Gasaro TV yego urugendo runyohereza amafaranga mvuze iki nawe yampa amafaranga mba no hafi ntwara Gerard bese baba YouTube kumwe tumeze nkaho tubana bakoze umurimo ukomeye kongeraho bakanganiza bakavuga uti impanuro nuko impanuro yangezeho mu rugo bese maje kubona ko kuri YouTube ahubwo duhuje n'umutima tugashyirana hamwe
mbere yo gukenera n'ubufasha bwo hirya yaho ubwacu turi imbaraga nabonye ko natwe ubwacu aya macano ni imbaraga Pastor Fani nawe Imana imuhe umugisha yego nawe ejo yanyoheje amafaranga uri kumva abo bose nta n'umwe agiye wohereza munsi y'icumi umva rero harimo imbaraga no kubashimira yego ntago bose rero bari kubikora bazi ko ari prank by'ukuri ndabyemera ari inkuru twagiye dukora hano ku ma YouTube zatumye abantu batadukunda wenda tuyikoze ku mukunzi w'umuntu tuvuze umuntu hanyuma ibintu bibaho kugira ngo umuntu yige kandi agire n'ibyo akosora buriya ikosa ritagaragaye kuzarikosora biragorana yego umva abantu baradufashije by'ukuri mu bantu ushimiye ko numvishemo Pastor Mutesi ntago muravugana Pastor Mutesi yarabibonye wenda ntago yabura kubibona ariko burya abantu iyo bamaze iminsi kandi nubwo atagira ikintu akora Pastor Mutesi mu mutima ubwe ku giti cye ntekereza ko ansengera umugoroba nabonye yakoze ikiganiro mbona arimo arashimira bamwe mu ba YouTube bamubaye hafi ndetse anamugumye hafi mu gihe ari mu byago so reka amarenge nere kwazana mu kiganiro weranda ni ikiganiro nshaka kuzagikora ubutaha warakize ariko bwa mbere ko rimanuka madamu wawe n'umwana wawe byibuza babyakiriye gute Justin madamu n'abana iyo byari bibabaje ariko gukora amakuru twari dufite ku bantu basenga gusa ntitwari tuzi umunsi ariko bibaye nababaye kuko ndi kubabara ariko nashimye Imana ko ntapfuye ukuyeho ibikomere nta rugingo rwanjye na rumwe rwangiritse yego ibyo ni byo gushima iki Imana hanyuma urumva nashidutse ndi kwibarangura muri kaburimbo yego umupolisi wapimye impanuka yarambwiye ngo rero nta n'igikamyo cyagukozeho kuko iyo igikamyo kigukora wari guhita unapfa yego utabwo umumotari we yabonye agiye kuguta mu gikamyo akubita borodire niko kwisanga muri kaburimbo igikamyo cyagiye utabwo umumotari Imana imuhe umugisha uti kuko wari gupfa yanze kuko wari gupfa nawe agapfa n'abari hirya yanyu bagapfa utariko akubise borodire utariko tuzi n'ubwo yagize bwo kwita yiruka rero kuko na n'ubu kuri polisi ntarajya kwidekarara ashobora kuba azi ko nanapfuye nanjye ntawe nzi basanga atanakurikirana social media atazi n'ibyo ari byo nire jambo amubwira byibuza ahari nimba no kumva na social media nimba ari n'ikiganiro twakoze amenye ko ntapfuye n'icyo yakoze n'ubwo wenda yari yakoze ikosa ryo kudepansiriza atariho ariko nabwo yakoze igikorwa gituma ntapfa cyantangirika n'Imana iramushyigikira yakagombye kuza tugahura tukaganira bitagiyemo ibindi bindi kuko haguma ubuzima Justin mwuka waragiye oya ntago wagiye mu byo ndwaye se umwuka urimo Justin so ko wavugaga nyine kutavuga gutya nibaza kumva n'ikiganiro uraza kumva ubwitonzi ufite oya ariko rero n'uburiya n'ibintu bigiye guhinduka byo ibintu bigiye guhinduka kuko nimba uri dusupoze ko napfuye Justin wa mbere rero yarapfuye yapfiriye mu mpanuka ubu hari Justin wazukiye hehe mu mpanuka hari Justin wa mbere yapfiriye mu mpanuka ubu Justin w'uyu munsi rero yazukiye mu mpanuka muri uyu rwego Justin ubwo ninjye ubizi uko ngiye kubikora no kubitwara uyu munsi abantu benshi baraza kuvuga ati burya Justin bavuga ko yapfuye Justin bakomeje kwika kuri social media bishobora kuko byaba byari ibyanyabyo bo sinzi abantu uko babifata ariko ngiye kuba kuri social media ndayikunda
ko tumaje kuba turi umuryango. Yego. Rero hari ibintu umuntu agenda ahindura. Burya hari ibintu umuntu agenda ahindura ariko bitasobanuye ko Juste atazaba Juste. Hari icyo bita umwimerere w'ikintu burya. Icyo bita umwimerere w'ikintu. Rega abantu bajye babimenya ahantu baba baratumenyeye. Yego. Iyo uhavuye nicyo kibazo ubundi. Ahantu baba baratumenyeye iyo uhavuye nicyo kibazo. Yego. Ko buri muntu wese ugira icyo asesengura kuri YouTube afite icyo kintu asesengura. Hari uko abantu bamukurikirana. Yego. Hari umuntu umwambwe uti burya n'amafoto ukora ngiye uko wabigenza kose ndagukunda twagenza gute niko duhora tukureba. Ejo nageze kuri polisi bahita Juste ahantu hose umuntu yagiye Juste nyine ukabona umuntu asa atungurwa ariko burya nubwo hari abadutuka ariko badutuka batatwanga. Nicyo nabonye cyo ahubwo badutuka badukunda. Hanyuma nshimira abantu baduha ibitekerezo kuko mu bitekerezo abantu baduha rimwe na rimwe katinga nitabeze kiye Juste twikomereje. Yego. Abantu benshi ejo babonye wicaranye na Bosco Empire anasaba imbabazi ku byo yari yakuvuzeho dore ko yari yarengereye nawe ubwe aramutse ari urwaye bakamuvugaho biriya bintu nawe ubwe ntiyatuza. Juste wakire ejo gute kubona Bosco Empire aza kugusaba imbabazi? Bosco Empire ntago yaje kunsaba imbabazi ahubwo nakomeje kubona ibintu arimo ntangazaho ushaka kumbangamira cyangwa bikabangamira na famiye by'umwihariko. Ndavuga nti ahubwo reka nze mbashe kugenda njye kureba Bosco. Wowe ubwawe ujye kumwirebera? Kuko hari ukuntu izi nkuru za YouTube zikorwa wenda nk'umuntu akaba afite akazi katamwemera kwidepurasa nyine abantu bakabona umuntu kuri YouTube bakagira ngo nta kazi kandagira. Noneho we yaza akagitinga wenda ashingiye ku makuru abonye ku nkuru zisohotse nawe agakora. Ndabandi kanjye kumureba ibyo byose ngerayo atwakira neza. Wagiye iwe? Yego, mwereka ibipapuro ndamubwira koko urabona yari pranka. Niko nyine guhita we avuga uti nk'umuntu avuga uti kabisa twararengereye. Ariko nyine uko umuntu buriya bitewe n'akazi Bosco ashobora kuba afite wenda nikare gutuma zigihara cyane ko buriya n'ikibazo cyabayeho umuntu agira uruhare ahita abogamiraho. Ushobora kuba rwaba ari rwiza cyangwa ari rubi ariko nanone YouTube niko ikora. Ariko kuba byarimo bibangamira umuryango wanjye navuze uti ntabwo nshobora kurega umuntu cyangwa kugira gute kanange ntera intambwe dufite imodoka ndwaye ukuboko ndumva ntameze neza Ezekiel arantwara tugerayo. Yego. Mugezeyo Bosco yakwakiriye ate Juste? Twakiriye neza ahubwo nawe bagiye kumushimira anakanda n'akanyenyeri. Urumva rero Bosco ubwiwe yari ifasha kanda akanyenyeri. Ubwo rero uri kumva nziza abantu benshi bari bategereje kuko uyu Bosco hari byinshi yagiye akuvugaho ariko n'abashumba bamwe namwe bagiye bavuga ati Juste ashobora kuba ibintu yakoze ari imico. Umuntu wavuze nk'aba baramukunda ni Saturday wenyine. Saturday se wababajwe n'iki Juste? Nawe yaravuze avuze ati buri urumva ibintu yavuze akora n'ikindi kiganiro ariko ari ukuntu ubuza umuntu nyine ukaba umuzi ukavuga uti ntago nk'iyo yari akwiye kubivuga. Yakagombye ko yafashe iya mbere mu guhita agira ute antelefone kuko n'urugero nka Claude yari antelefoniye kandi antelefone abukije aravuga uti bimeze bite. Akoreka acimire Pastor Claude ari umwe mu bantu bahakanaga ibintu byose byabaye nimba umuzi we nta kintu ajya rero bimeze uko. Erega hari ibintu Claude atakana kuko nimba mpamagaye mubwiza ukuri kose kw'impamvu ku kintu niba mbwiye uti Juste ideni rifite rihagaze gute nyine mpita mubwiza ukuri
kugira ngo nimba ari naho kuko arashobora kugira nge ntagera cyane ko nanjye hari aho nagera wenda atagera bitewe n'umuntu ahantu ahagaze kuri udakeneye serivisi zo mu bahanzi nanjye namugirayo ariko hari serivisi nanjye nakenera kuroda akamenya kandi byiza ko inshuti yawe kumenya ikamenya nuko yagusobanura muri rubanda so ubwo rero uri kumva nka Saturday nanzi ko yantelefona wenda akanyibariza agashingira ku byo mubwiye agafatira ku byo mubwiye apana ibyo yabonye ntashingiye ku kiganiro Karosi yakoze cyangwa Bosco yakoze none hajye kuvuga ahubwo akagombye ku telefone abantu benshi bari kwifuza ko weho na Jiweho na Ezekiel na Karosi byibuza mwazongera mukiyunga kongera mukabumwe ndetse mukongera mugakorera n'umugozi umwe abakozi b'Imana bakize hamwe Justin buriya nta kitagira impamvu kandi buri kintu cyose abantu bajya babyemera buriya abantu bajya babyemera buri kintu cyose kigira impamvu ntekereza yuko wenda mu burakari umuntu avugana byinshi nk'uko Ezekiel avuga byinshi mu burakari na Karosi yavuga byinshi ariko by'ukuri Karosi yareba aho yaduhemukiye akadusaba imbabazi natwe tukareba aho twarahemutse tugasaba imbabazi ntekereza ko ibyo twe twita ijuru ntitubizi ariko mu gihe hari utacyo ufitanye n'ikibazo n'umuntu ntabwo aba ari byiza abantu benshi nabone ibyo bari kwifuza mu buzima bibaho mu buzima bibaho ibyo rero twe ntitwabyikorera hakeneye izindi mbaraga zitari iz'igihugu z'inshuti n'ubundi n'abavandimwe bakicara bakabona ushobora kuvuga uti Ezekiel n'ibi Karosi n'ibi gutya na gutya kuko nibwo buzima yego nibwo buzima kunuku Karosi wawe mu kiyaba namwe mwavuze ibi urumva ko yaravuze natwe ntitwaceceka namwe turamusubiza ushatse kuvuga ko kuba yadusembura tukavuga nabwo nta bukirisitu twari dukozemo yego bishatse kuvuga ko rero by'ukuri Karosi buriya abantu biyunga bivuye ku bandi bigoranye rero ko wakwiyunga n'umuntu bitavuye ku wundi kuko nkanjye n'urugero ngirana ikibazo na Gasaro wenda njye nateye intambwe njya kumusaba imbabazi ko nari namukoseresha ndaninginga cyane bishatse kuvuga ko rero muri uko kwinginga cyane nyine nawe yumva ubusabe bwanjye yumva n'abandi bantu muri ntiyabuze ababwira wenda baza se Justin Seriye biki n'ibiki bishatse kuvuga ngo uyu munsi wa none nta kibazo dufitanye na Gasaro buriya ni nka cyahagengirana ibibazo na Pastor Mutesi nubwo nateye nambwe yo kuvuga uti wagera n'ahantu ntugire rwa rwikekwe wagera n'ahandi ntugire rwa rwikekwe naho ibintu ari showbiz twese tuba tuzi ko ari showbiz ariko hari nta showbiz yabayemo ahubwo habaye imisebanya kuri buri ruhande ariko njye nta n'ikibazo mfitanye na Karosi by'umwihariko cyane cyane agifitanye na Ezekiel njye nababajwe n'ukuntu twari tuzi ko twamwizeye nk'umuntu w'umugabo wakaduhemukira nyine akaduhinduka njye nta nubwo yanshitinze cyane ibyo yamvuze nta birenze kuko ntiyantutse ibyo yamvuga byose nanjye ni nkuko nabimuvuga ariko nka we na Ezekiel habayemo ikintu kibi cyane reka ngane ku musozi w'ikiganiro aza kwinjiza mu bintu byinshi nkureke ujye kuruhuka dore ko narwaye byibuza niduhura ku wundi munsi uzaba waroroheye waramaje kuba neza ariko tuzaganira kuri ibi byose ataza kugira umuntu wumva ko dushobora kuba dusubiye mu byarangiye oya ntago tubisubiyemo ariko ni nabyiza ko abantu babimenya pe ubu ngubu hano hari umuntu ushobora kuba abizi neza ko Karosi amwumva buriya nta muntu utagira uwo yumva yego ntibibaho nta muntu ubaho adafite uwo yumva ubu nawe hari umuntu ushaka kubwira ikintu ugahita ucyumva uwo muntu rero Karosi yumva hari n'undi Ezekiel yumva yego abo bantu babasha guhuza aba bantu icyo twari turimo tuvuga yego nkaho ubundi ibindi byo ni ibisanzwe nta birenze ahantu mudukurikirana ni Justin njye ntabwo njya ndwara igihe kinini reka ni nacyo abantu bibaza njyewe umubiri wanjye amaraso yanjye nta bintu sindanywa inzoga kuva navuka
sindanywa itabi kuva navuka nta kintu rero cyatuma ntakira vuba nk'ibikomere n'ubu nuko hano hari hakomeretse cyane kandi akaba ari mu nyamambi ariko nta bundi ntago nko mu maso urabona ko byatangiye kugenda icyagorana n'urugingo rwanjye kuvunagurika ariko ubundi Justin munyihanganire gato ndaje mbahe show noneho ariko show nziza show y'ibijyanye n'iki Justin nyine njye mbaganiriza nyine ngiye kugaruka muri show ngiye kugaruka na gafuraje oya biriya bintu narangije urumva uri mfite imyaka 36 noneho kanyibwira abantu bwa mbere mvuza imyaka yanjye yego nimba wenda nzasezera kuri isi mfite imyaka wenda nka 70 urumva iyo myaka nsigaje kubaho ngomba noneho kubaka ibintu bizima bifite gahunda ibi bintu byo kuvuga abantu no kuvuga amakosa y'abandi by'ukuri rimwe twibwira ko turi gukorera Imana ariko kandi nanone kenshi tuba turi gusenya byinshi yego kuko urugero nshobora kuzana ubusambanyi bw'umupasiteri runaka ariko ibyo tubikura ku bajyanama beza nanone twakuye kuri izi YouTube njye nshobora gufata ubusambanyi bwa Ezekiel nkabugaragaza yego none nzi yuko ngo ngiye kwerekana ko Ezekiel ari umupagani ari umuntu mubi ariko ibyo bikoze mu ntege nkeya z'ejo kandi imbere Ezekiel ni umutsinzi none ariko kuko mbitangaje ntago niteye ku bantu ngiye kugwisha abavuga ngo ese burya nabo barabikora ugasanga banje gusanga Yesu barabyanze cyangwa se imyizerere y'amadini yabo barayitaye ngo na runaka arabikora bagahera muri icyo gikombe nyamaze Ezekiel we yagishingutsemo yakivuyemo ahubwo ari umwe mu batsinzi nawe ari mu bagana mu ijuru rero nabonye nta mumaro wo kuvuga ngo runaka ngo arasambana ngo hazinywera ndahazi ni igihe cye cyo kuzinywa hari n'impamvu iri gutuma azinywa ariko ejo ntago azabazinywa ubwo nyine yarasambanye byarabaye cyase byano byarabaye ariko uyu munsi wa none ntago ariko byagenze yego siko ameze rero ntacyo bimariye abakristo ahubwo bisenya umurimo w'Imana nyamaze wa muntu ndi kuvuga ko asambana naza no kuri kamera nkavuga ibyiza akora kandi abantu bakabikunda bakanabireba bakabikurikirana kandi bakanamutuma no ku bandi ariko nimba nshishikajwe no kuza nkavuga umuntu ku byaha yakoze umva ko ariyo topic ngiye gukora ntago ndi kujyana abantu mu Rembo Siyoni ahubwo ndi kujyana abantu hehe mwirimbukiro kandi hari byinshi twakora hano kuri iyi mihanda kandi n'undi abantu bakakubaha ndetse ukanarebwa kandi bikagenda neza ushobora gutanga igitekerezo ku muntu ariko utarimo uvuga umuntu yego sintu byumvikana ibyo ibintu byumvikana rero niyo mpamvu abantu bagiye bakunda kutubona muri ibyo ngiye impanuka ibinyigishije byinshi ntiteye ku cyayiteye n'icyayiteje ndi kwibaza ngo uyu munsi ndi kubara umunsi mba ngezeho mpfuye ibyo ntukebare byararangiye oya urupfu rwari ruhari njye navuye mu rupfu kurane ko kuva mu rupfu ubu nawe mugani abandi bashobora bavuga mu Kinyarwanda ngo umuntu ni mu kwepa rupfu yego kubera yuko ubu ndi kwibaza ngo nakongeze ku munsi wa kangahe haba hariho izihe nkuru zari kuba zihari ese ubwo ngiye nari kuba ngiye icyo gihe njye nari mfite umutima utancira urubanza ko nangiye gusenga mvuye no gusenga yego mu masengesho mu rugo ariko nkahita mvuga ngo wa muntu we twari dufitanye ikibazo wa muntu nkurikirana kuri YouTube kuko abantu badufashe nk'abantu b'abanyamatiku by'ukuri ibyo dutangaza nibyo ariko ntacyo bimariye iki abantu urumva ahubwo nyine tubwiye umuntu ubujajwa ahubwo tumukuye kuri Yesu tushaze kumubwira urakirizwa iki ko na Justin ari umusambanyi urakirizwa iki ko na Justin anywa inzoga urakirizwa iki wakwigumiye ukomeza rero ugasanga ari ibintu twasenyaga ariko ntitumenye ko ibyo bintu tubisenye sibyo rero no kuvuga ngo twe twishimiye ko wenda turi kugaragaza amafuti y'abantu ariko nyamaze turi gusenya imitima ahubwo y'abantu kuko ku muntu harahagira intege nke akaba nahagiriye imbaraga rero ntekereza ko muri ibyo byose hari ibintu ngomba guhindura nkanjye nka Justin
Justin Mukanya ufite abashyitsi mu rugo ugiye kwakira ndetse bamwe ni n'abantu bakaze mwakoranye umurimo w'Imana by'umwihariko wakire gute igitekerezo cyo kubona bamwe mu baririmbyi ba gospel ndetse banaba kuri no social media dukoreraho bagomba kuza kugusura bakanakwihanganisha? Njye mba mu itsinda ryabo ndi umuhanzi yego ntekereza ko ni nabyo ngiye gushyiramo imbaraga by'ubuhanzi yego ko njye ndahimba nkanandika ubwo nibyo ngiye gushyiramo imbaraga ntekereza ko Imana nimpa ubushobozi nibyo ngiye kujya nshyira kuri channel yego nshobora kwitonda mu kwezi nkasohora indirimbo ebyiri kandi zikagenda zikamera neza cyane ndetse zikananzamura kurenza bya biganiro nakoraga kandi noneho n'ibinyamakuru bikajya bintumira nk'umuhanzi ukomeye uri no gukundwa ntekereza ko ari uko ngiye gukora ariko kuba abahanzi baza kunsura kandi ubwabyo ni byiza harimo bose bafite amazina burya umuntu wese wagiye muri studio agasohora y'indirimbo akayitangariza abanyarwanda ni byiza cyane. Justin kamushimira nakureke ujye kwakira abashyitsi bawe mwifurize no kurwara ubukira ukomeze kwihangana ndetse by'umwihariko n'umuryango wawe ukomeze kwihangana kubw'uburwayi bw'umutware w'urugo kandi hamwe n'Imana izagukiza. Yego. Ubwo abantu bifuza kuza kuvugisha Justin cyangwa abantu bashaka kuza kuba bakunyuzaho bavuga ubufasha nimero ziraba zipininze kuri screen za channel zacu. Umuntu ifuza kugufasha aze gukoresha nimero ziraba ziri kuri screen by'umwihariko uramutse utanazibonye wahamagara umwe mu banyamakuru urabonye kuri iyo channel yaba Kiranuka yaba Zamuka yaba kuri Nyako TV dore kari ni ya Justin tukaguha nimero za Justin ukamuvugisha buriya n'igitekerezo ni cyiza niyo umuntu akuganirije wumva byibura umutima wongeye gucururuka ukagira naho ugera n'intekerezo rufite zimwe zigahinduka. Ntumve ko ari abantu bakwanga ahubwo wumve ko twese dufatanyije umurimo w'Imana kandi tugifite urukundo. Justin kamushimire nakoze cyane nifurize no kuza kugira umunsi mwiza. Amen.